Ndagushuhuje mwene data Jean Joseph witeka guhira. Witeka guhumugisha. Amen, amen. Ndatekereza ko we n'umuryango mwatangiye umwaka amahoro. Imana yacu turashima Imana rwose. Amen, amen. Reka dusuhuze n'abandi bazadukurikira mu izina rya Yesu kugira ngo Uwiteka abanezeze kandi abanezererwe. Mbere nari mfite YouTube yitwa Emipati ariko ubu yarahindutse izina. Nabonye byarahindutse koko. Yitwa Ijuru Rito. Ijuru Rito. No kuvuga ngo rero tugiye kuganira ku kiganiro kibanda ku rugo umuryango. Ni Ijuru Rito kwisi. Niwe umuryango niwo Ijuru Rito kwisi. Niwe Ijuru Rito kwisi. Ariko ni ijuru ryamanutse riza gutura kwisi. No kuvuga ngo Imana ire mu muntu yamushyize mu ngobyi ya Edeni. Rero aho ngaho no kuvuga ahantu Imana igusura. Yasuraga umuryango kandi natwe Imana iradusura ikoresheje umwuka wera n'ijambo ryayo kandi tuvugana nayo buri munsi. Rero aho ngaho niho nifuje kugira ngo twite iyi YouTube yacu Ijuru Rito, kubera ko umuryango burya ni umuryango Imana yishimira kandi yaremye inezerewe. Nyine tutarava aho hantu Ijuru Rito aho ndashaka kwasobanukirwa neza kandi numvise hari abantu benshi babyibazaho. Ijuru Rito mbese ni ishusho y'ijuru hano ku isi cyangwa se ni ijuru Imana yagabanije rigira ritoya ku buryo mu rugo niba tuvuze ngo ni Ijuru Ritoya ubwo harimo Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera n'abamarayika n'intebe y'ubwami. Mbese ibyo byose biraboneka mu muryango. Ahantu Imana ikorera, ahantu abana n'umuryango biga ijambo ry'Imana, abagize umuryango biga ijambo ry'Imana, abagize umuryango bayoborwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo bazajye mu ijuru rikuru aho Yesu yagiye kudutegurira amazu kandi yarabitubwiye ati simbasize nk'imfubyi ahubwo ngiye kubategurira amazu ngo aho nzaba namwe muzagire mute muzabe. Iryo rero niryo Ijuru Rito, ahantu hubakiye kuri Kristo, abubatse ku rutare ariko Kristo. Ni laboratoire naho twitoreza kuzaba mu ijuru rinini. Aho rero niyo mpamvu nise iyi YouTube Ijuru Rito. No kuvuga tuzajya tuvuga ku muryango, ahantu ku ijambo ry'Imana, ahantu ijambo ry'Imana rifite icyicaro mu muryango. Ubwo nuko udatsinze umwitozo wo mu Ijuru Ritoya ntabwo byazamworohera kuba mu ijuru ry'Imana. Mu Ijuru Rito hagomba kubamo urukundo, hagomba kubamo kwihanganira, hagomba kubamo kubabarirana no gusaba imbabazi. No kuvuga ngo mu Ijuru Rito hagomba kubaho guca bugufi. No kuvuga ngo mu Ijuru Rito ni ahantu hagomba kubamo Kristo atuye mu bagize umuryango. Niyo hagize icyaha kiboneka abagize umuryango bagaca bugufi bakamenya ko aho gukirira ari muri Yesu Kristo. Aho rero niho Ijuru Rito. Numva kuri iyi shene tuzahabonera amafunguro aryoshye. Nayo rero reka rero dusenga Imana kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu cyiza. Imana kandi baho umugisha. Mwami Imana yacu turagushimiye ko waremye umuntu, uremye mu muntu mu ishusho yawe, niko waturemye. Izina ryawe rihimbazwe. Turakwigize rero ngo nubwo umwana Satani yatumanukiye kuko warabitubwiye ko isi igushije ishano, utubwira ko ariko utareka ngo duheranwe n'umwana Satani, utanga Yesu Kristo kugira ngo atwunge n'ijuru, yongera tugarurire ya sura waturemanye. Reka tugusabe udushoboze kugira ngo tumwakire mu mitima yacu, tugendere ku kuri kw'ijambo ryawe, bityo tube Ijuru Rito ku isi ryitegura kuzaba mu bwami bwo mu ijuru mu mazu Uwiteka yagiye kudutegurira. Rero reka dusabire n'abatwumva, abazatwumva, abari hirya no hino barushye n'abaremerewe kugira ngo babere igisubizo, bityo bagire imiryango mizima irimo Kristo, irimo ibisubizo bituruka kuri Kristo, bityo twese hamwe tuzaboneke mu banesha.
urakoze rero kuko uri byose kugufite. Reka akanya kose tugiye kumara ahantu tuganira na mwene data, uduha umugisha kandi udukize uburwayi bw'ibyaha, kuko ibyaha nibyo bidutandukanya nawe, bityo tugire ijuru rito ririmo Kristo, rituyemo Kristo, bihereye mu mitima yacu. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Amen, amen. Rero hano hari indirimbo yifuza ko turirimba ya 202. 202. Iri kutubwira urugo runezerewe. Urugo runezerewe, indirimbo ya 202 nahageze rwose. Urugo runezerewe. Uri kumva ko ndayikunda cyane. Urugo runezerewe muvandimwe, bahora basenga. Bahora basenga, aho ababyeyi bakunda ijambo ry'Imana. Urwo rero ni rwo rugo, ijuru rito ku isi, ni urugo ruhora rufite Kristo, rufite umunezero ubonerwa muri Kristo Yesu. Reka tuyiririmbane. Yego. Urugo runezerewe, Imana irubamo, iyo bahuje imigambi yo kujya mu ijuru. Urugo rurimo Yesu rugira amahoro, abana biga kuvuga bahoha izina rye. Urugo runezerewe, bahora basenga, aho ababyeyi bakunda ijambo ry'Imana. Mukiza afashe ingo zacu zigira amahoro, uzuza imitima yacu urukundo rwawe. Jean Joseph, wumvise iyi ndirimbo, urugo runezerewe Imana irubamo, iryo ni ryo juru rito ku isi. Ijuru rito ku isi rigomba guhora Imana ituye mu bagize uwo muryango. We nibyo, kubera ko no muri ya muryango wa mbere biritubwira Adamu na Eva, biritubwira ko buri munsi Imana yazaga kubareba mu mafu ya Nimusi. Rero biragaragara ko bafite umushikirano mwiza n'Imana buri munsi, kandi buri munsi. Rero nk'uko nabivuze, uhisubwa ku ntego yaho twari tugiye kuganira mu itangirira igice cya mbere ku murongo wa 26. Aho ngaho abantu bumve yuko Imana yaremye ikoresheje ijambo, ibintu byose bikaba. Noneho rero ku murongo wa 26 ho ari kutubwira Imana iravuga iti tureme umuntu. Tureme umuntu. Jean Joseph, ufite agaciro mu maso y'Imana. Nuriya nawe uriho utwumva, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Unezeza Imana, wabayeho ku bushake bw'Imana. Niba ubana n'ubumuga runaka ariko Imana irakuzi. No kuvuga ngo rero Imana tumenye ko abantu twaremwe mu ishusho y'iki y'Imana. Iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Aha nanone hari ikindi bimbwira, hano urabona bakoresheje ijambo riri mu bwinshi, tureme umuntu agira ishusho yacu. Navuze ngo reka ndemo umuntu agira ishusho yanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo ubutatu bwera bwahagurukiye rimwe kugira ngo bureme umuntu, ari we wowe, ari we njye. Imana Data, Imana Umwana, ukusa uri mu ishusho y'Imana rwose pe, tureme umuntu. Ariko se ubundi kugira ngo umuntu avuge ngo afite ishusho y'Imana, byo bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko burya Imana nta cyaha, nta ntekerezo mbi, nta kiziba muri yo. Imana ni urukundo.
ni nayo mpamvu itubwira ngo dore mbahaye amategeko. Amategeko 10 dufite buriya agabanyijemo ibice bibiri. Ukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga, kandi ukunde na mugenzi wawe kugira ute. Uwo muntu rero ufite muri we urukundo, utunze iyo mpano y'urukundo, rutari uru rw'isi rwo gushakaho umuntu ibintu, kuko bene babasa n'Imana, abasa n'Imana, ufite Kristo muri we. Burya muri Matayo igice cya 5:12 cyangwa na 3 n'akandi kumanura hatubwira ngo muri umunyu, muri umucyo. Nge ntabwo mushobora kumurika ntafite Yesu. Najaga nibwira ko rero uyu murongo ntabwo namumvaga neza. Najaga nibwira ko gusa n'Imana ari ukugira amatwi abiri nk'Imana, amaso abiri nk'ay'Imana, niba ndi inzobe nkaba inzobe nk'Imana, ibintu nk'ibi. Naho gusa n'Imana mu byamwuka, mu byamwuka. Ukabaho Enoki yabaga mu isi y'icyaha atagira icyaha. Yarafite ishusho y'Imana, afite ishusho y'Imana, kubera ko nta kintu na kimwe cyamubagamo cyo gutekereza nabi igihe cyose. Nukuvuga ngo ni nayo mpamvu umuryango ku isi, ijuru rita ku isi, niyo wimenyeho icyaha, umwuka twasigiwe n'Umwami Yesu ukakimenya ukagira amahirwe, hita wikubita hasi usabira. Ni gute umuntu yamenya ko asa n'Imana koko? Cyangwa se abakuri hafi ni gute bakoreba bakamenya ko usa n'Imana koko? Bazakubonamo imbuto nziza, imbuto wera, imibereho yanjye, ab'umuryango bazambonaho imyitwarire myiza, atari bangeso nziza. Ako kantu uvuze wongeyeho ngo imbuto nziza, ako kantu ngo nziza, kuko ushobora kwera imbuto ariko zisharira, ushobora kwera imbuto ariko ziri toxique, zirura, ndi igiti runaka kera imbuto mbi. Hari ibiti bitaribwa. Iyo urebye imitangatanga, intobo, ibyo ubona bisa neza, ariko burya byose Imana yabiremye birimo imiti ishobora kuvura umuntu. Ariko ntiwabona umushyitsi ngo umukarangire imitanga cyangwa intobo. Ubwo ni ukuvuga ko umuntu wera imbuto nziza nyine nziza zikwiriye abihanye, uwo nguwo rwose ushobora kuba. Ni nayo mpamvu mu Byahishuwe igice cya 3:14 mu itorero la Laodikiya turi guhamagarirwa. Kristo ari guhamagara rya juru rito, wa muryango, muze tujye inama, ni ku Uwiteka agira ate avuga. Mungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. Uzi izahabu kugira ngo ibe izahabu nzima, nuko iba yanyuze mu muriro. Aho kandi nawe ntabwo ahamagara ngo ngwino tujye inama. Umva naravuga mu bwinshi ngo muze tujye inama. Rega niba abandi yapfiriye. Wari uzi ko Jean Joseph ubu ngubu ndi mu bantu, nawe uri mu bantu Uwiteka yaje gushaka. Ariko uzi ko tutari ubwoko Jean Joseph, ariko Uwiteka yagize ate? Ntabwo twari ubwoko muvandi, ariko Uwiteka aravuga ati ndamanutse. Azari wowe nanjye aje gushaka. Tekereza havuga ngo nshobora gusiga intama 99 ngashaka nkajya kureba imwe yazimiye. Urumva ukuntu umuntu ari uw'agaciro. Hari umurongo ntabwo nibuka neza uherereye ndawo wawuzi, uvuga ngo nabaciye imanzi mu kiganza cyanjye. N'amagambo yanjye ngoreje we ndi kuwibuka, ariko sindi kwibuka ahantu uri kuboneka, ariko naza muri Yesaya muri Yeremiya. Byanyibukije ibintu bya tatuwaje, cyangwa si hari abantu nko muri Afrique de l'Ouest bica imanzi hano ku maso, bamubona ukavuga uti uyu akomoka muri aka gace, kubera ko aciye imanzi ku maso. None Imana yahisemo guca imanzi mu kiganza cyayo, izo manzi zishushanyijemo twebwe, ari twe tushushanyije, ari twarebera muri izo manzi zigiye mu kiganza cyayo. Kuvuga ngo abatuza amazina. Ariko uzi ko Uwiteka tubwira atari n'ibyo bya tatuwaje, atari n'iki, Imana irakuza ujya kurema, ujya kuvuka, naho wavukiye Imana irahazi. Nari nguzi ukiri urusoro yatunyuzeho twigaragura mu ivata, aravuga ati baho ubaho. No kuvuga ngo rero Uwiteka aratuzi, aratuzi mu mibereho yacu yose, nta nicyo wamuhisha.
ni nayo mpamvu rero Yesu Kristo ni mwiza cyane, yatugiriye neza kongera kutugaruramo iyo sura twari twaratakaje kubera umwana Satani. Ni ukuvuga ngo Jean Joseph icyo ugomba kumenya ni uko mu muryango Satani ahiga abantu, yanga umuryango. Yego. Niyo mpamvu rero aha twari turimo tuvuga iki kiganiro ni kirekire cyane. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Muri kumva ko muvandimwe umuntu aremwa yari afite ubutware bukomeye cyane. Wenda dukoresheje amagambo y'ubu twavuga ko yabahaye inkoni y'ubutware, yabahaye leadership, pouvoir, imbaraga. Mbese ahubwo ntabwo umuntu yaba yarateshutswe kuri iyi nshingano ye yo kuba umuyobozi, umutegetsi w'ibi biremwa byose Imana yamushize mu ntoki, kuko biragaragara ko aho kugira ngo ategeke inyoni n'inyamaswa n'ibiguruka byose, ahubwo menya byo bimutegeka. Iyo ubonye ntarura yihunga, nese umutegetsi yagombye guhunga abayobora byose nuko icyaha. Niyo mpamvu Kristo yongeye kugaruka kugira ngo adukize uwo muvumo, adukize uwo mwa Satani wari watwitwariye, wari watugose, wari wadushutse, ayobye uyu muryango wari ubonetse bwa mbere muri Edeni, kuko Imana yabahaye aho kuba. Hari ingobyi inezerewe nk'uko umuryango ugira urugo, ugira ahubu, ukagira abantu, ukagira abacya, abagenzi, abavandimwe. Ibyo byose Uwiteka yari yabiduhaye, ariko Satani kubera umujinya. None se ubwo birashoboka ko ubu butware twahawe, birashoboka ko twabusubirana tukiri muri iyi si iri mu icyaha? Kubera Yesu Kristo, kuko yaratubwiye n'abahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. No kuvuga ngo rero ibiri hejuru burya iyo tunyuze muri Yesu Kristo byose birashoboka. Ndavuga uretse mu bya mwuka, mu bifatika, birashoboka ko twasubirana ubutware tugenda tugategeka inyamaswa n'ibimera n'ibikururuka n'ibiguruka byose, umwana w'umuntu akongera akabusubirana akiri hano muri iyi si. Ibitangaza birakoreka. Hari umuntu ushobora kugenda yasenga ikintu kikamuhitaho kubera Yesu. Yego. Hari abantu bashobora kubaho runaka, abantu bari kugenda ku muntu akabona Imana iramuhisha, iramurokoye. Burya byose no kubera Yesu. No kuvuga ngo rero ikiriho gikuru nuko iyo ufite Yesu Kristo ufite ubutware, umufite muri wowe. Ni nayo mpamvu nakubwiye mu Byahishuwe igice cya 3 ku itorero rya nyuma Laodikiya, kuko nta rya 8 rizabaho, harimo amagambo muze tujya inama, kandi akaduhamagarira gucurwa nk'izahabu, akaduhamagarira kwambikwa, akaduhamagarira no guhumuka ku maso, kandi nanone akatubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjiriwe dusangire. No kuvuga ngo wibaze ukuntu Yobu, Nowa yinjiranye mu nkuge n'ibisimba, abantu bagasigara, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, ariko ibintu bakabibona ahubwo hasubiye cya kibazo nanibaje, ukuntu Nowa yinjiranye n'inyamaswa mu nguge, akabana nazo iminsi yose yamaze mu nguge, ariko nta namwe byanditswe byaratubwira ko yigeze agirana ikibazo n'inyamaswa. Icyo gihe yasubiranye ubutware, kubera ijuru ryari ryabitegetse. Genda ugira utya ko ubundi burya mu minsi nshya rero icyaha kizaba cyatsinzwe burundu. Bibiri tubwira ko isega izasangira n'umwana w'intama. Amen. Duharanire
kuzaba muri iyo si nshya aho tuzasubirana ubutware aho tuzasubirana ubutegetsi kuri ibyo bintu byaremwe byose reka noneho twihute kubera ko iminota ibiri gutinda imana imaze kurema umwana w'umuntu yamuhaye ikiruhuko muvandi yego ariko isi yacu uko igenda tuyobye ihindagura ibintu ni nayo mpamvu ubona umuryango urushye nuko ushaka kwimura iby'Imana yategetse ariko nk'umwana w'Imana umwana w'Imana wese agomba kugendera kukuri kw'ijambo ry'Imana ukuri niko kuzatubatura Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa satagiza atamujyanye no kuvuga ngo rero Imana imaze kurema yahise ibaha umunsi wo kuruhuka irababwira iti dore uyu munsi ndawubahaye ariko reka dutaruke dusome itangirira igice cya 2 umurongo wa 18 ugeze kwa 25 wenda kugira ngo tu reka masomo haranditswe ngo Imana irema Eva umutwe w'amagambo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira umuntu ngo imenye uko abyita kandi uko umuntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacu uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka 21 Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura arasinzira imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo magufwa yanjye nakara k'ubumara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we karamata bombi bakaba umubiri umwe kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni amen bw'ijuru ritorero uri kumva muvandi Imana irareba ibona ko utuzuye ntuzuye ubu rero isi kubera aho tugeze iri kubwira umudamu n'umugabo uti ni uburinganire ariko nyamara Imana ifite uko yapanze umuryango nukora inshingano zawe umudamu agakora inshingano ze umwana agakora inshingano ze Imana izahabwa icyubahiro mu muryango none se nukuvuga ko mu muryango wa gikristo nta buringanire bugomba kubamo uburinganire ni ukubahana gusa umugabo afite icyo yasabwe arasabwa gukunda umugore we nkuko Kristo yakunze iki itorero rye akagitangira none uri kubiyoje umugore agasabwa iki kuganduka birenze kubaha kumvira no kuvuga ngo rero umuryango w'abana b'Imana ukure kuba izo inzego ntabwo ari ukuvuga umuntu ngo umukandagire niyo mpamvu urubavu Imana irasinzirije uwo mugabo ikuramo urubavu iruhindura iki umufasha ariko wumvisa Mutoma yamubwiye burya rero abantu ntabwo dukwiriye gutinya kubwira abafasha bacu amagambo meza banezeza oya biragaragara ko Adamu yaduhaye urugero hano iyo akimara kubona Imana imuzaniye umufasha we Eva ntabwo yitaye kuba mukikije kuba muri ruhande reka da amagambo yarabonetse kubera ko yari afite ya shusho y'iki y'Imana yari afite muri we ubwenge bwita buri nyamaswa yose izina ryayo akaba ariko n'ubikitwa yego afite n'urukundo ariko rwa rundi Paulo yongeye kubiza abagabo mukunda abagore yari afite urukundo rwuzuye we ariko Satani amaze kuza yaribyemo indibu yaribyemo ibintu bibi ariko twumve ko umufasha ari urugingo rwanjye kuko yaturutse muri njye burya umudamu Uwiteka guhaye n'urugingo rwawe ariko si ubwo yenda ni nk'urwenya ntunsegere ko
niba umugabo yaravanywe mu rubavu urwo rubavu rugahindurwa umugore ubwo ni ukuvuga ko umugabo afite imbavu zituzuye ni ukuvuga afite imbavu nkeya ku mugore yuzura ari uko afite iki afite umugore iruhande wese nzazibara ndebe nihereye rero ijuru rito ku isi uri kumva ko umugabo arasinzirijwe bamukuyemo urubavu iki byose bigenda neza abona umudamu we atangira kumuvuga neza imyato aramurata avuga imitoma myinshi rero aho ngaho umuryango muto nkuko twanaririmbye mu ndirimbo ya 202 urugo runezerewe Imana irubamo n'abana bakunda ijambo ry'Imana n'ababyeyi bahora basenga Mukiza rero irangiza ivuga ngo Mukiza afashe ingo zacu zigira amahoro uzuza urukundo rwa ingo zacu no kuvuga ngo rero umuryango mwiza w'abana b'Imana ugomba kugira Kristo ariko ahantu kuri uyu murongo naho mfafite ikibazo gikomeye cyane kandi kinshengura kimaze igihe kinshengura kuri uyu murongo 21 avuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura arasinzira imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu ibi ni byabaye ku bakurambere bacu muri iki gihe tuvuka turi abagabo turi abahungu hari akavuka abakobwa muri abo bakobwa harimo umukobwa yagenewe umuhungu runaka mbese iyi gahunda yo kuba Imana yarafashe Adamu ikamusinziriza ubuticura ikamukuramo urubavu urwo rubavu karahindura umugore muri iki gihe tutakiremwa mu buryo ngubwo Adamu yaremwemo ibintu twabigereranya n'iki iki gitotsi Imana yasinzirije Adamu ikamukuramo urubavu ikaruhindura umugore isa n'umva ishusho y'umusore ugeze igihe cyo gushaka akageze igihe cyo gushingirwa ibyo ari byo byose ijuru riratubwira ngo umwana ni umwandu ukomoka ku Uwiteka yego buriya buhanga Imana ikora bwo kuko yaratubwiye mugende mwororoke mwuzure isi ni ubutwara Imana yahaye umuntu ni ubushobozi Imana yahaye umuntu ntabwo gisinziriza icyo yakoze cya mbere yaragikoze ariko ishyiraho n'uburyo bwo kugira ngo umuntu yororoke yego n'inyamaswa kugira ngo zororoke ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yavutse mu bushake bw'Imana ariyo yamuremye kuko nakubwiye ko umwana ari umwandu ukomoka ku Uwiteka ni Imana iba yabikoreye mu nda y'umubyeyi yamuhuje n'umupapa bakabyara umwana mu bushake bw'Imana imufitiye gahunda iz'uko azabaho iz'uko azakura burya rero umuntu yuzura uwo ari we wese niba uri umusore wuzura ari uko ufite umufasha iruhande rwawe yego ni ukuvuga ngo rero rwa rubavu rwawe ubu ni ukuvuga ngo ni forever ku mugabo wese ntabwo afite urubavu imbavu zuzuye yego agomba kuzuzwa nuko hajemo rwa rubavu rwe rutamuhanda ni wamufasha mutazabana mushwanyagurana ni wamufasha uturutse mu bushake bw'Imana kuko urazi ijambo ry'Imana mu migani riratubwira ngo umufasha mwiza umuhabwa n'iki n'Uwiteka ibintu n'amatungo biragwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza umuhabwa n'iki uwo rero yaje ari umufasha mwiza ugendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana ugendera wujuje bya bindi uganduka uca bugufi wubaha ujye wibuka ko Aburahamu Sara yaramwitaga mutware yego ntabwo yamuhamagaraga mu izina rye yamwitaga ki mutware nawe akabazi ko ari umufasha ibyo rero kuri gahunda y'abana b'Imana bagomba kugenda batyo Imana umwana yamuhaye umwana w'umuntu Imana yamuhaye ubutware bwo kubyara kororoka akuzura isi
ni ukuvuga rero ngo umuhungu iyo uvutse Imana iba yabikoreye muri yo mu buhanga bwayo, akavuka adafite urubavu, azarushaka hehe ku mukobwa wo kwa runaka kugira ngo aze yuzure. Kuko burya Jean Joseph, reka ariko se ubwo uretse reka mbabarira guke mu jambo, nta kibazo. none umusore urabona muri iki gihe turi muri iyi si yuzuye ibyaha, satani rwose araza kongorera umusore ati nyamara urakuze ariko banza uje gusambana mu gihe utarashaka. Wa musore wagiye gusambana umukobwa basambanye, ubwo aba ari urubavu rwe cyangwa se kuko arasambana umunsi aje kongera akaja gusambana n'undi, ubwa gatatu agashingirwa. Ubwo hagati aho urubavu rwe ninde muri abo bose ko ari batatu? Nk'ukuri kubivuga Kristo baramubajije, hari umuryango bashatse umudamu, abana bose barapfa nta n'umwe umubyaye, ati mu ijuru azaba uwanyu. Arababwira ati mu ijuru ntibarongora. None rero n'uwo muntu wakoze icyo cyaha urumva ko deja ntago yavutse. Navuga yuko nusoma mpora abana gukiranirwa kwa base, nari nkujyanye mu mategeko mu mategeko mu kuva igice cya 20, mpora abana gukiranirwa kwa base. Wa mwana uri kujya gukora ibyo byaha, kwivuruguta mu byaha, burya hari ibyo atahawe. Kayini mu muryango mu ijuru rito ku isi, mu muryango wabanjijeho, Kayini yatambye igitambo kitari cyemewe, yica murumuna we. Ukeka ko no kuvuga ngo yari yarize, ariko Satani n'umugizi wa nabi atwinjiramo mu kanya gato kabukoze icyaha. Turi mu isi y'icyaha kandi Satani ari kuduhiga, akaba kuvanye muri gahunda y'Imana. Ni nayo mpamvu abantu batajya basobanukirwa rimwe na rimwe. Hari abana b'Imana, hari ahantu dusoma tubwira ngo abana b'Imana babonye abana b'abantu, barabarongora babyara abana bagize bate bibisore cyane. Gututekereza ko ari abana ba marayika baturutse mu ijuru gusambana, ahubwo buriya mu miryango yose kuriya tureba, niba Kayini yarabayeho, haraba ubwo yagiye mu ruhande rubi. Uri kunyumva? Noneho rero Uwiteka yasimburishije kwa Adamu ibaha umuhungu witwa Seti. Yego. Uwo muryango rero wabarwaga nk'abana b'iki? Imana. Abo bana b'Imana rero natwe turagenda amaso akatwereka ibintu runaka, aho uzingi ibiki byose, tukareba isura y'umuntu, noneho bigatuma tunyaruka tukakora icyaha. No kuvuga ngo rero abo nabo baragiye bajya kurongora, gushaka abantu bo mu bwoko batagize. Ni nayo mpamvu Aburahamu ajya gutuma kugira ngo bamushakire Isaka, yabatumye ati kora munsi y'ikibero cyanjye undahire uzanshakira umwana wo mu muryango wacu. Kandi yarafite n'abagaragu benshi, ariko yatumye umugaragu yizeraga Okwizera. Aragenda arasenga cyane. Wagize se ko n'ubwoko bw'abavukane iki cyangwa bino by'ubwoko bwo mu isi tureba, ahubwo yarebaga mu bwoko bw'abana b'iki b'Imana, babandi bagendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Abo rero nibo yagiye amushakiramo. Ageze ku iriba, ni nayo mpamvu abana b'Imana niyo ugiye mu muryango urimo ijambo ry'Imana, umwana arubaha, akakwimukira, mukeneye tubaha iki ko dufite iki n'iki, akaguporopoza. Niyo naba ntahari, umwana agomba kuguporopoza, papa ntawe uhari cyangwa mama ntawe uhari, none mwari muri gushaka iki? Ambwiye ko ari hafi kuza, niyo mpamvu naje. Twavuganye wenda kuri telefone kuko ubuzima bwaroroshye, ariko mbere umwana yashoboraga no kukurangira ati dore icyumba cy'abashyitsi bugize ute. None se ubwo mbere yuko dusoza, ariko banzurangize icyo gitekerezo wari ufite. Nakubwiraga yuko iriya ntumwa yatumwe na Aburahamu
yaragiye. Niyo mpamvu iyo ugeze, nakubwiraga yuko ugeze mu muryango urimo gahunda y'Imana, ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, umwana aba afite ikinyabupfura yatojwe n'ababyeyi. yego Umwana aba yaragendeye ku magambo aravuze ngo baragendeye ku ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu rero umwana uzagera mu rugo ruzima rurimo Kristo, ugasanga umwana afite ikinyabupfura, nimunahurira mu nzira ntago azaguhitaho, azagusuhuza, noneho niba umubaza n'amakuru yagusubize neza rwose. Kubera iki? Ko yagende ku ijambo ry'Imana, yarezwe n'ababyeyi bagendera ku kuri ku ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero uwo mwana uramutse unamushatse, uzaba ushatse umwana wahawe urugero rwiza, nk'uko Abeli yari afite urugero rwiza. Ariko Kayini mu gutamba nawe yarabyize, ariko arabyirengagiza. None se wagira inama ki abakiri bato bitegura gushaka? Abakiri bato birashoboka, tumaze kuvuga, wabagira nama ki? Birashaka gusenga Imana, kuko niba tuvuge mvuka mu muryango utarashyiraga Imana imbere, icyo ni ikibazo. Ariko birasaba gusenga Imana kugira ngo ubone umufasha mwiza, cyangwa umutware mwiza, cyangwa nawe ibanze guhindurire izina. Birashoboka, ibanze guhindura, uhinduka umwana w'Imana. Bibiliya tubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Amen. Rero birashoboka ko umuntu ashobora guhindura icyerekezo. Iryo rero ni ryo juru rito yego ku isi, kuko ntibaje gushaka umwana w'Imana nawe utariwe. Banza nawe usabe kuba umwana w'Imana. Ariko icyo gihe hariho no kwishushanya. Ugasanga umuntu hari ukuntu abantu tufite ikibazo, ariko nguko twatangiye tubivuga tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko izo mbuto z'iki gihe birasaba kuba maso. Ubu abantu bakize b'abasitari barafasha ahantu hose. Imiryango iriho ifasha ni myinshi. Hari igihe ushobora kugendera kuri ibi ngibi, yego, ugahuma amaso. Niyo mpamvu Kristo ari kuduhamagarira, muze mutware umuti. Niba ufite ubushobozi, twara umuti ku buntu. Yego, kugira ku maso. Kuko nibi bikorwa runaka umuntu ashobora kukugirira neza ukibeshya ko ari inshuti. Yego. Kandi ari kuku azakurangiza. Ibigeragezo rero birashaka ko tugira Kristo uri gukomanga n'umwuka wera. Muri iki gihe cya nyuma dukeneye umwuka wera kugira ngo akorere muri twebwe. Niwe uzajya tugira inama, niwe uzajya twemeza iby'icyaha, bityo tukihana. Rero bityo umuntu wese akagira ijuru rito ku isi, afite Kristo, bagendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi burya umuryango mwiza nugomba kubyuka agashima Imana. Nugomba gutaha Imana niba yabahaye ibyo kurya, yabahaye aho gukora, bataha nimugoroba bakagira igitambo cya nimugoroba yuko bari amahoro. Imana rero itugirire neza. Reka nsoze n'iri jambo gusa ritoya, babarira Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, wenda nsomera umurongo wa mbere kugeza kuwa gatatu. Gutegeka kwa kabiri igice Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 muvana umurongo wa mbere kugeza kuwa gatatu kugira kansome mu izina rya Yesu. 28 n'abantu bose. Gutegeka kwa kabiri we 28 nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Amen. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Umurongo wa 3, uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirimo. Ubwo rero aho hose ugiye ukahasoma nuko nta mwanya dufite, hari imigisha y'abantu bubaha Imana. Imana rero harimo ikigombero, ariko nukuvuga ngo niwumvira Uwiteka. Burya Salomo yagiye gusaba ubwenge. Imana imuha ubwenge, imuha n'ubutunzi bwose. No kuvuga ko kumvira Uwiteka mbega niko kwegamira ugeze mu cyumba cyakiri mu mwijima, ukegamira inteributeri uhagarariwe n'ingwaravu, ako kanya amatara ahita yaka.
ni ukuvuga ngo kumvira Uwiteka ni inzira butera ifungura byinshi byose, imiryango ibikinguye rwose, ni imigisha yose ni iraza. robine urafungura byose bikameneka. ni ukuvuga rero tugire igihe cyo kumvira Uwiteka mu mibereho yacu, bityo n'abakorege imiryango izagira amahoro, izatubonamo Kristo kubera ko Kristo atuye muri twe. rero Imana umugisha. Reka tuzongera dusubukure dushyire imbere y'Imana. Reka dusenge Imana icyubahiro. Data uhoraho, turagushimye cyane, turaguhimbaje, urera kandi urakomeye, ntawanye nawe mwese no mu ijuru. Data warakoze kuba ari umuntu kandi ukamuha gahunda. Urifuza ko umuryango kubaha, uribuza ko umuryango, ingo zacu zaba ijuru rito hano kuri iyi si. Data ndagusabye n'inginga ngo abakumenye bose, Data ndagusabye n'inginga cyane rwose ngo ubahe amahoro mu miryango yabo. Amen. Ubahe kandi kukugira nyambere. Ubahe Data gukomeza kwenyegeza umuriro ku gicaniro kugira ngo utazigera uzima. Amen. Ibicaniro biri mu ngo zacu bitiye kuzigera bizima na rimwe. Amen. Utubari ibyaha byacu. Amen. Hari byinshi twagiye dukora kubera tutazi ko agaciro k'imiryango. Hari byinshi twagiye dukora kubera ko tutakuba, ariko tumaze kumenya ibanga muri kano kanya ko kubaha Uwiteka ari ishingiro ry'ubwenge. Amen. Tumaze kumenya ibanga ko kubaha Uwiteka ari robine ifungura imigisha myinshi tutabonye, ndetse n'ababyeyi bacu batabonye. Ngaho duhe kumenya ubwenge, uduhe kugendera mu mategeko yawe, kandi uduhe gukomeza twiringira amagambo wabandikishije. Nibyo nsabye nizeye ko uduhe ibidukwiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Urakoze. Noneho harya